wenda singiye mu bintu bya danje cyangwa ntitubifate nabi abantu bazira icyaha cya viola benshi baba ari abantu bameze nk'abarokore kuko abajama baba gangster bo kuri street baba bazira nyine ngo yivuye yikoze cyangwa ngo yariye umuntu akantu ariko nyine kubijyanye n'ibintu byo kwiye kuko urumva gangster bazi gutereta icyana sinzi ukuntu nagize gutya ngiye kubona mbonye wa mu metere asuri wa mu metere mwana neza yabaye metere Jean Paul Jean Paul se ni metere se Jean Paul ntago muzi na happy nabande bose zamani Jean Paul se kundi neza uwo ndamuzi rega ari umushoferi simuzi ari umushoferi ariko none se yabaye maitere ko ejo mode nabonye none numvishe ngo ari gutokingana numvishe nindera ni Rwema nose Jean Paul na Rwema bari gupfa iki mwana nose Rwema ni boss nose Rwema za mu bintu babiriya gute Jean Paul nawe abayihaye kapo nose wababarira wabaye je nagize ngo ni umumetere nagize ngo ni umumetere kuko hari n'umukobwa wanjye wari kumbwira ngo akeneye umuntu ngo ngumuburanira n'iki ahubwo nari ngiye naravuze se mfite nimero ya Jaras kuko nsigaye mubona none se Jean Paul wari umuzi kuva kera ko numvise uvuga happy uvuga ni bunani si bunani happy se wavuga urubuga rw'imikino ku isango cyagena we ni wari ukiri erega turabakera Jaras nuko nabyire na ba Mike nabande bose Jean Paul umuzi niwe umuzi icyo gihe ndamuzi wenda tubigarutseho ari nk'umupeti wanjye bamwita Mitsutsu urumva ni umupeti wo muri hudu tuba twarakuranye n'iki muri no miss narabibonye afite fame umuntu ashobora kugira fame ariko ntiwikirengagiza abantu bawe man sibyo se urumva niba wowe ubaye Mitsutsu uri kunyunya ku mufungo kuko Imana irabigukorera ariko tekereza ko na Kidama mwabanye bro mana abapeti baririye byatari abapeti baririye none se kankubaza umusa kubuturanye na Mitsutsu ni itegeko ko niba baye umustar muhita muguma none se abaye umustar ngiye ibyo wazubinkangisha akazunge Emmanuel yankangaho kwandamage wallahi kabari kuri wa mikibungo mwana akubwo wabombwira ibikishimi yanjye ko nawe yakubwira ati wabo wakini ku muhanda w'umukara Ray Jaras Official TV turabasuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye mbahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi nongeye kugera ku musore mukunda muri benshi umusore mwakunze man Kidama Kid Bible long time my brother umezute mutuzo cyane mutuzo ko wabuze se narabuze byatari kabisa ariko ndahari ndahari ni wa mwitsimbo kabisa subiza ni kakira iryo style se no mwineneka ahubwo nta nubwo ari nakira papa subizi hari umunsi fisa ze kugaragaza ukuntu no munsi none wabihisemo kuza umeze like isubizi ko ari yasama se nyine ko ari kwakubuza n'iki ni ya mibunoze ni zami n'iki nagubizi bro nari ngukumbuye ariko man long time my bro long time nanjye nari ngukumbuye byatari wari warankwepye se wari warabuze byagenze bite bana duherukana mva Kampala ariko nari mfite inzara ya danje yabana kubera ko life yari hano nago yigeze indyohera bro nago yigeze indyohera kabisa yabana baba muri life ya stress cyane n'igiporezo cyaho nago kigeze kinkorera nubwo bavuga ko ariho haba y'ibiryo ariko nago nigeze nkunda style yawo cyane nago nayikunze wajya ukenjoyinga ukigarukira man kejeri yacu man niyo paradiso man nabonye kuri iyi si Kigali yacu noneho byakongeraho Kigali yacu ni paradise kabisa bro ni paradise we kubera man nawe tugereranya ubigereranya ukahita ureba ukahita uvuga se wenda urumva naje mu kwa mbere uhita ureba mu kwa mbere nyine nawe like ifoto urayibuka bwa mbere duhura ariko urabona itama wala urabona ko nido ziri kugaragara man na za breba n'ibiki byose ndabona n'agacungu ntabwo ubibona karagaragara kabisa ntabwo biba usibye n'umucongo bro umuntu udafite inzara nawe iyo umubonye urabyibwira man no mu mivugire urumva ko nta fembe irimo urumva ko ndi kuguha umuziki wuzuye fembe yarashize nta femba bro Ego zikideka nkubaza uri soba Nkuba masaha duhuriyeho yewe rinjiye ahantu hano muri Kayizeni mba ndakubonye
Shamani hano Vuga muri ni Kidama rero urumva aracyabaho ntaguciye mu ijambo hano muri KZN niho ndira nyine deja urumva nkorera aho mu nkunda amahoro siko se nyine like nibereye muri style zanjye tu niki hano muri KZN nyine tu ndi customer wabo nkunda kuhakinira pool nkunda gukina biyari hano akenshi niyo ndira breakfast niki n'agaporezo niki ka lunch niki sometimes niki tu urakikaragaza Nyabugogo Nkorera mu nkunda amahoro ntabwo nikaraga kuko sindi umuzunguza imana ifite office yanjye wallahi niyo yaba ari varize wallahi ariko ndayifite niyo yaba irimo imyenda itatu nari kuri kwishaza noya nashaza byagenze bite ndahumura amaniga gusa wowe ntabyo uri kubona wallahi humura byo ni ibintu byawe urabona hari ipunga mfite icyana kiri kumfata neza wallahi jarase wallahi izina ry'Imana nirukanse inshuro nyinshi ariko noneho narafashwe kabisa ewa rero ki ngize Imana ndakubonye abantu bari barambwiye bati ahantu uzahurira na Kidama kabisa uzawongera umutunge mikoro turamukumbuye byatari wallahi we bantu umuntu wese ukunda Kidama ndahari cyazi no kuri swege byatari nubibona ni mubibona ko nanzara mfite niko ubicyana nicyo kiri kuguhata umusosi man cyakoze wallahi nakubeshye bana nafashe umwanzuro kabisa mfite icyana cyanjye ufite umuntu umwe bana ngiye mfite umugore umwe kabisa mu minsi mike cyane hari n'igihe uzabona kabisa ka message nkubwira ngo ikote uraryambara kabisa kubera ko nanjye urumva man ahubwo nubwo naratinze cyane papa subizi kabisa ariko mfite umugore nkundana mfite umukunzi kandi ndagikunda cyane cyanjye se ubundi nagukizi se tumaranye imyaka nk'itanu cya kindi nyine ukizi se cyane itanagukizi kibebe cyanjye shamane kabwira warasteyinze man none se wallahi erega man ariko ni neza man kutakemeza wallahi amamvu yo kujarajara none se jarasi ubundi wakubwira ngo wallahi guhaye abagore bo mu mudugudu bose wabemeza none se wakemeza umurenge nago wakemeza umurenge umuntu uzakubwira ngo ari yaminiya ngo kubyana azakubwire niba yakemeza segiteri ubwo segiteri wayemeza none se ntabwo ujya mu mfizi y'akarere imfizi y'akarere sizo ngizo ni ibiki ko ari kubw'abami byabayeho ibyo ngibyo kari ibintu batubeshye ugeze umuntu wumvishe ngo yabaye imfizi y'akarere ibyo ntago bibaho kereka niba ari mu matungo naho mu bantu subwo waba uri Samusoni ngo ko ari bo bakoraga ibyo bintu deki kabisa nizere ko abantu bahoraga bakunyishyuza banyuzwe kabisa nanjye cyakora wallahi nanjye showbiz wallahi ari igihe nyikumbura urumva showbiz ntabwo wayireka man none se wareka man ni niyo game bro bazakubeshye kubera ko buriya nta muntu udakunda ishusho riraryoha kandi ishusho rigera ahantu henshi ishusho rigera ku isi hose bro urumva abantu baba badukurikira ni benshi abantu badukunda ni benshi urumva rero urumva baba bagomba gukora iki tugomba nanone kongera tukiyereka abakunzi bacu n'iki urumva ki ese bite akose wallahi akose jarasi ntabwo ujya umpaga wallahi iyo turi kumwe mani reba ukuntu muri kunyitegereza wallahi asura bona hari ifemba mfite shumi yanjye oya ntayi reka we duherukana cyagiye muri ya misi bakubwiraga ngo nagiye mu makamyo igihe nakoreraga muri Prime ndabyibuka ariko muri Prime za Musanze ariko icyo gihe waje kuza nyuma umbwira ngo uvuye za yuji urumva nagiye Musanze njya muri Prime ntago nyine njya mu makamyo niki kuko ngicyo nashakaga kujya ari maîtrise y'ikamyo urumva kubera ko urumva hari n'igihe n'ikironda kigwamo wakikomereza n'amaju wajya n'ama France na zahe urumva nyine na job bigahita byoroha hebana nagiye muri Samuterera ariko icyari kinjyanyemo sinari ngiye gukoreramo ngo life yanjye yose nyine ariko unigeze kubona n'aka video ma mfite rori kabisa ntwaye kubera ko Samuterera ndisanyura bya hatari kabisa ndisanyura ndayizi kabisa rega mani degrees imihanda nyine ubugomba gutaho tu so bizi none se ubundi kambwiye byaje kugenda gute urumva nyine icyo nashakaga nari nkimenye mani none se maîtrise ko nari nyibonye none se waje kugeza UG n'ubundi ugiye mu bintu by'amakamyo UG nagiyeyo hari deal nari ndimo ariko ntago nari ngiye mu bintu by'amakamyo UG naho nagezeyo stragoring izaho ariko naragarutse remix ubu noneho ndahari papa mukuru ntubizi nubwibone mani ntago ubona ipata wallahi asubona nubwo uri kubona wallahi ko nyirira mbade nyirira mwana ntago mbona ipata arya ngiyo ni mini ubwira iki wallahi ntago ubibona wallahi yakinyo yimo nkumbuye slang zawe wallahi nubwibone mani arya keke bayita guki inkweto bayita none se ntago ubibona wallahi ko yakose ntago ubibona ubwibone wallahi numwiryo wallahi ntago ubibona
ariko wallahi ijya ureba njye ndi mu bakoboyi mani batagira ibikabyo njye ntabwo ari shenete n'ikizi kwereka akazi ubundi mani poreza wallahi nakubwiye ko amavuta barayarya mana amazi barayakoropesha bakanayafurisha aya ni amavuta nta bintu byo kujya kwizuzaho ngo amacenzingi ibiki njye gukubita nta bintu byinshi gute amatatu ureba umutego mani ugahita ubonamo amavuta hasi ubu ntabwo uri kubona amavuta mu isura yanjye mwana hasi ugira ngo nkubwire iki hasi shashumi yanjye noneho ejo bundi mwana nagiye gutya ngiye kubona urabizi ko njyemba nibereye hariya job ku kazi kanjye ibana ngiye kubona urumva ngiye ndangije akazi maze kwicururiza amasitayiro yanjye ebana icyana cyanjye gifitemo imbari hano hejuru nyine hano ku kazi wacu uvuga ngo ufite shop y'imyenda nawe akakora umugore wanjye afite akabari urumva like niki iyo ndangije akazi njya ku mugore wanjye nkaba ninywera akantu nk'umusaza none siko nabaye papa mukuru wallahi urumva erega burya ibya madamu nibyo byawe urumva sinzi ukuntu nagize gutya ngiye kubona mba mbonye wa mumetere asure wa mumetere mwana neza yabaye metere Jean Paul Jean Paul se ni mete none Jean Paul ntago muzi na happy nabande bose zamani Jean Paul se undi neza uwo ndamuzi rega ari umushoferi simuzi ari umushoferi ariko none se yabaye maitere ko ejo bundi nabonye none numvishe ngo ari gutokingana numvishe nindera ni Rwema none Jean Paul na Rwema bari gupfa iki mwana none Rwema ni boss none Rwema za mu bintu gabiriya gute Jean Paul nawe abayihaye kapo none se wallahi babarira wallahi je nagize ngo no mumetere nagize ngo no mumetere kuko ari n'umukobwa wanjye wari kumbwira ngo akeneye umuntu ngo ngumuburanira n'iki ahubwo nari ngiye naravuze se mfite nimero ya Jaras kuko nsigaye mubona none Jean Paul wari umuzi kuva kera ko numvise uvuga happy uvuga ni bunani si bunani happy se wavuga urubuga rw'imikino ku isango cyagena we ntiwari ukiri erega turabakera Jaras nuko nabyire na ba Mike nabande bose Jean Paul umuzi ni umuzi icyo gihe ndamuzi kabisa mbese yabaye ari uw'inyamirambo kaberwa Jean Paul yabaye umumetere se ni umunyamakuru nawe se ko mbona ameze nk'umuavoka yabaye avoka se tujye tumuha akazi Jean Paul se atese kubera ko abavuga ibintu by'amategeko mari je byararandenze cyane kuko naranabwiye n'umugore ndamubwiye se sheri ngwino hano nkwereke ubwo ngubwo agira urabona no smart TV y'amateleviziyo yaje niki sizo ukuntu nari nkizo imita mbona nyine like nyine kwa kudi tumbona ni garage urumva ni nabyo byatumye ndebe iyo poro yiwe yo gutokingana n'uriya mujama nyine kandi bose urumva ni abantu mbanzi ndareba ndavuge se nzabaza Jaras niduhura n'iki tu none se bimeze bite ni fresh kabisa cyo koze birantunguye kuba nazira boro zireba tu ndazireba none se wallahi waba utari online wallahi wamenya igihugu kigeze ni lazima igihugu kigeze kuko Jaras amakuru y'imisi se bro shayewana narinda aho kabisa yewana kejere tuba tureba ukuntu izuba rimeze nabi showbiz se uheruka kumenya amakuru yayo Shabro ngewe wenda abana usibye ko ari nk'igihe njya nk'ahantu abantu bakambaza kidama twarakubuze ibintu nk'ibyo ariko urumva like niki urumva igihe kinini n'umugore niki buri yo hajemo na gahunda yo kuba nyine niki n'amavage bagiye guterwa n'ibiki umva nyine ugeraho nyine uri mu nzira yive muhungu wanjye none se wallahi nzaza n'uruhara oya nta ruhara nazana kandi izo fresheri ntabwo zapfa ubusa mani ibi ngibi ni vitamine kugira icyororo kandi vitamine z'umugore mani izindi vitamine z'umugore wanjye icyororo se tukitege vuba icyororo wallahi kiraje wallahi gifite waves wallahi haje icyororo gifite waves wallahi kuko umwana agomba kuzana waves wallahi nizo zawe iyi waves ntayibonye ariko gira gutya ndebe ntabonye no waves wallahi ira waves uri kuyibona ntago wambwira ngo wallahi je ntago ntera black shampoo mani sinabikubwiye si igihe kinini kinini kabisa ibi ni ibintu mani produit mani barabikoze bamere bakatubyara produit tuzivukanye ntago tujya nubizi no gufurisha mu mutwe nge sinjya mfurisha kabisa wallahi Jaras none se wallahi ehwana cyaze ariko ndabona byaraciyemo wallahi ninda yaraje wallahi wazanye ninda wallahi cyakora wallahi amafaranga akora byose wazanye ninda inda se hari umuntu uvuka atayifite meze fresh mane none ngiye nagarutse ibintu byarafashe indi ntera nibyo nkubwira rero ejo bundi nibyo mba nkubwira iyo ndi kwigwera kamwe kwa Baby nimugoroba noneho hari umupeti waje ngo wongere ubyite umwanda wowe noneho niwe muntu none nsigaye nikundira izina ry'Imana kuko peti Zewo Trap bamwita Zewo Trap ari kuri ya mupeti afite amahane mwana kumbaza ibya showbiz wallahi abana baje muri game bazica abasaza twongere ubyite umwanda none peti wallahi babarira none zira slenge no kuzifata nge birangora wumve ngo muri iyo vase
basi nk'iryo jambo niryo mba nzimo gusa nkongera ubyita umwanda vuga numve none upeti we ruwi naramukunze cyane arabafite ariko bakora ibintu bya fresh bar kabisa kakubwira urakurikira ura update pe urumva showbiz yo mu Rwanda hari abapeti babagerageza abantu urumva nanjye nk'umusaza niyo naba nibereyeho mu cyangwa ndi no kwa baby gutyo mba numva muzike n'iki kubera ko buriya showbiz iraryoha bro showbiz iraryoha nago urumva like man iri shusho riraryoha ari umuntu utarikunda ni iki niyo mpamvu natwe tunyuzamo ukagaruka like nyine umukunzi wawe akongera akakubona ni iki ariko Kidama ndahari ndatuje meze fresh murabibona mfite swag sa neza nta nzara mfite ntago nshonje kweri ntago nshonje meze neza baby wanjye afite arya wambwiye ni iki cyashize nakubwiye ngo wallahi ntanza ari hari nta femba wallahi nta femba rose we ntago ubibona urumva hari igihe nyine life itari imeze neza cyane urumva ari nawe wemera ko umugabo kugira abe successful akenera umugore birafasha urumva jealous turi abantu bakuze tumaze gukura urumva iminsi tubaye muri game ni iminsi itari mike kandi tubaye ku muhanda wa Kigali iminsi myinshi urumva rero umuntu agera agatuza niyo mpamvu ushobora no kugira gutyo ukambura kera urabizi nabaga ndi mu ma videos y'abajama n'iki urabizi nko kuva muri za 2017 wambonaga mu mashusho menshi nandi yagiye azamo mbere yaho kabisa ariko urumva nyine iyo ugeze muri urwo rwego rwo kubana none ushobora no gufata madamu mukajya inama uba bize mu kuntu ukabura ariko ndahari kandi n'ukuri ntanzara mfite mu bigaragara ntanzara mfite kabisa nanye kandi urabizi nta n'ikindi kibazo icyo nshaka kukubaza ko hari abantu bavuga bati umugore wapi wowe ukamubwira uti ewa na baby mama niwe muntu uri kubikora urumva njye nagize chance urumva nziranye urumva like nyine umuntu abaziranye n'abakobwa benshi ako buriya imyaka ugenda ugeramo niyo igenda nyine iguha kumenya ikiciro urimo wawe n'uyu bishashagirana byose ntago ari zahabu bro ntago ari zahabu kabisa gusa nyine deja nyine ureba ide z'umuntu ukareba ingeso z'umuntu njye rero nifitiye icyana gifite ingeso nziza tu nkunda ingeso z'umugore wanjye cyane ndi na proud ye cyane kuko ni umukobwa mwiza kandi ukunda gukora ufite igikundiro wenda n'abandi bafite ibikundiro ariko njye ndeba ku ruhande rwanjye nk'umuntu w'umugabo tu n'icyana cyiza ndumva ari byiza wana nafashe umwanzuro tu kandi ureba buriya ariko kuki abantu baba gangster bajya babaseriye mu rukundo abantu bahogoza ukabona ntago babifata nk'imyanzuro kunze kubona abaraperi bakunze kugira nk'abagore akagira umugore agastakinga ukabona nka Riderman yakoze ubukwe nta kibazo uzi mu rugo rwe ariko kumva nka King James ambabarira hana herere no yerekana nagusubiza utagiye na kure cyane weri cy'abagenge uzarebe wenda ugira urukundo rwinshi wenda singiye mu bintu bya danger cyangwa ntitubifate nabi abantu bazira icyaha cya viol benshi baba ari abantu bameze nk'abarokore kuko abajama baba gangster bo kuri street baba bazira nyine ngo yivuye yikoze cyangwa ngo yariye umuntu akantu ariko nyine kubijyanye n'ibintu byo kwiye kuko urumva gangster bazi gutereta icyana aragipfusha akakibwira baby girl nagukunze ibintu nk'ibyo ni gangster nagatinya ariko abaniga baba bameze nk'abarokore nyine bimereye nk'amademo nabo bana ubusanga nyine bibagora kuvuga n'iki urumva bagafatirana abana b'abandi n'iki urose wigeze ubona hari gangster uzira viole man urumva gangster bafite fresh gangster bari kuri swag gangster ni cyana gitera injuga wallahi kikinyarira kikarira kikavuga gangster mani na ba gangster nyine imana irabakunda tu hari ibintu bitajya bibazaho cyane so bizi se asimvuze nabi none se ubwo abantu bavuga ko nta gikwe abantu bavuga ko nyine abantu bagendera mu mujyi uvuga ngo nta bintu byo kwiteza umugore tu icya mbere ni ibyishimo biterwa imagination z'abantu urumva buriya abantu urumva wenda hari inkuru imaze iminsi nyine trading ahantu hose urabizi nka ya nkuru ya P urumva inkuru ya P wenda nka P buriya washobora kukuganiriza akakubwira ngo kubera ko bitamugendekeye neza sinzi wenda caractère cyangwa mentalite ariko urumva burya iyo umuntu abantu bose ntago ibibazo bagira ari bimwe uravuga P Platine yeah Platine ariko nanuze yarabivuguruje iriya Rwanda Forensic yavuze ko biriya ngo byari ibihuha bitabayeho yo gupima umwana tu deja noneho Platini n'umugore wese ni safe kabisa bameze neza
kandi njye narabonye ikiganiro pi ameze nkaho nyine ari kuvuga babaye kuri iyo nkuru cyane ni views se Nusi zo bafite ntizihagije man nakose ubwo nubwo buryo babitwaramo yakora wallahi showbiz wallahi umva none nibwo nahita mvuga showbiz byari ridanje ntago bibaho bro kandi Gina aramubonye ndakurira mwana Gina amubonye ndakurira ari kuvuga nyine ngo ukuntu byagenze ikiganiro cyari kiguye cano urumva nakibonye kwandera abonyemo nafata ukuntu gufata ku mavuta ukuntu nyine ni Paul yari ya tradinze ntabwo ku mavuta niwe wakoze operation bwa mbere okay aho Platini wamubonye ni Platini namubonye kwandera sinibuka hano namubonye ariko urumva byari biri ahantu hose kumva cameraman ambwira ngo Chita sinzi ibyo ashobora kuba ariyo kuko urumva nanjye niki cyashyizeho ikiganiro ari cya Platini bagishyizeho benshi kabisa kwa Chita ni naho niho kabisa uko byagenda kose ntago nitayeho cyane nyine naho nakibonye ariko urumva umuhungu ariko urumva deja ntago abantu bose ibyo byo kuvuga ngo nta gikwe kubera iki nta gikwe yafatagije video za Platini abarizazana ngo cameraman ambwiye ukuntu byagenze nje ntabwo nari nakibonye ngo yafashe video za Platini araziteranye arazibakubita abakubita kanuni none se yari lenge mazi n'abafere noneho wallahi bari gufera abanyaro gufera wallahi baragufeze ntago bibaho kabisa ntago bibaho wallahi naba narabaye wallahi karisiti none hari urwo rwego bigezeho asubwo nabigipepure kuri urwo rwego ntago bibaho ntago bibaho kabisa Chita ni magic kabisa wallahi na magic ndamusuhuje yakubise kanuni umusaza kabisa shajizo mbabarira wallahi ntago bibaho nawe ubundi ngewe urumva ukuntu bimeze tubigarukeho warumbajije ngo madamu ngo ko abantu babatipe bavuga ngo nta gikwe man buriya systeme y'umuntu nk'ubu twebwe iyo tuza kugira chance nyine yo kubona abakobwa bazima nyine badashaka kurya na duke twakoreye duhuza umuntu abageze ku rwego rushimishije ko niba uhura n'umuntu ari kuri generation yawe ugasanga hari urwego rumwe yavuyeho hari n'urwo yagezeho ushobora kureba nawe none se wowe ni wowe ikibazo ni wowe utavurwa ngo ukire gusa iyo ufite aho uturije biraryoha kabisa nabonye nta n'ikintu kiryoha nkabyo mani n'uyu munezero mbonana man nyine swego mbonana ni icyana cyanjye kabisa ebana icyana cyanjye ndagikunda kandi nyine ni icyana cyiza famille yakira nkunda kabisa man hari n'igihe ukundana n'icyana ariko ugasanga famille yagiye gusura nka mere uvuga gute urumva Mary wa baby nagize chance ni umumama nyine uzi life niki wanyuze mu buzima nyine uzi ibintu byinshi ntago ashobora kumbona ngo judging ngo kubaje kundeba yambaye ikabutura kiye niba nambaye ikabutura urumva ntago bivuze ngo ngiyewe none se warebye imbere none se mabuko ahubwo wallahi bagomba no kubyakira none se ngenze mwiyorobeke man none se wallahi ko amaguru yanjye wallahi ubona ko nta mpfundiko zirimo urumva erega mani none se nawe arabibona gahita avuga ati Gini iki urumva nyine ntari biriki none se reba ibikorwa byanjye mani reka kureba ngo nambaye kabutura cyangwa ngo natoboye ugutwi ngo nambaye puri none se puri mani ni iri bukore mu mufuka ikaguha umufungo n'iki yo gukora akazi reba mind yanjye urebe ngo kiyataka gute kiyakunda guhiga cyangwa kino umutipe mani ngiye ntago ndi kuri rwa rwego rwa baba niga urumva bumva ngo bazicara ngo barishishe inyo nkuru yuki none se ngiye byo wabinza nongeye ko ndi umuhigi shumi yanjye ngiye n'urukweto ko ndufata shumi yanjye ngiye naranayakoraho nta nubwo mba numva ntuje bro nta nubwo nanatuza ariko wagiye umenya ko nisanyura nabaye Kampala mwana ubu waba warabaye Kampala ukazana imikino hano oya ntago bibaho bro ntago bibaho urumva ngiye mabuko wanjye ntago areba style yanjye n'iki ni nka bya bindi ngugiye mu rusengero gusenga wallahi bagatangira kukujajinga ngo reba uriya muniga watoboye amatwi uzanye umutima wawe nta n'uwaguhase kuzayo mani ntugacira umuntu urubanza kuko nawe izawe ntago uba waziciriye urumva Jaras kandi akenshi dusanga ibintu abantu nyine bakunda kubeshywa ariko reka kureba umuntu guhita umujajinga ngo kiyateye gutya ngiye uko neye urumva bahanze umenye neza ngiye wondiwe kubera ko ubundi barakubwira ngo ngiye wanyawe ntago ari ngiye uri kubona uwanyawe ntago namukwereka urumva rero bivuze ngo reka kureba style yanjye n'iki ngo uhita unjajinga ngo ibiki n'ibiki rimwe nigeze guhura n'umuntu sinzi niba ngo kera yari iki abashatse kunjajinga ngo ibiki n'ibiki ngo biki ndamubwira Mr rero reka kumfata uko ntari ndi umutipe wiyubashye n'iki
niyo wabaza seve yanjye wabikubwira ndamubwira ubuse ko njajinga wowe ko wambaye ikabutura kandi uri umuntu w'umupapa icyo gihe njye nayo nambaye jeans wowe umuntu akubonye ntabwo yagira ngo nawe se n'iki rero man buriya mu buzima jealous ntitukajajinga abantu kubera ko imyambarire y'umuntu n'imiterere ye ni ibintu bihabanye cyane sibyo ushobora no kubona n'umuntu ukabona aranigiriza karuvate nivamo amakoto n'iki ibintu nk'ibyo bihoraho ariko ugasanga nta n'umutima mwiza afite ugasanga nta nubwo ashobora no kunyura no ku muntu ushonje ngo muhe n'iyo 1000 bar cyangwa muhe n'izo 2 bar cyangwa muhe n'izo 500 bar urumva rero buriya niyo mpamvu bakubwira ngo Imana ijye iduha iherezo rizima mani duhe gukomeza kugira ubuzima nyine bwiza bugira umuze tugere n'urukundo naho ibindi abantu baba bakubeshya ni ibikisi urumva ko wabonye umufungo ukumva ko wowe n'iki wakikunda cyane gutanga ntago ariko kuvuga ngo wabunuza amani urumva gira n'umutima mwiza mu byo ukora bro urumva ufashe n'umuntu mani icyo numvisemo nuko uri kuvuga cya kintu kivuga ngo ntimukajajinge igitabo mugendeye kuri cover ni amakosa rwose ni amakosa imiterere y'umuntu y'imyambarire y'umuntu na roho ye ni ibintu bihabanye cyane sibyo birahabanye pe birahabanye urumva cyaze bana iyo ngingo niyo tu ko nibyo bya bindi bakubwira nibyo wambajije by'igikwe nibyo nari nkiri kuvuga wowe ubona umutipa akaza akakwiyorobekaho ngo ntapfumuye amatwi ngo nta maherena yambaye urumva akakwiyorobekaho yakugeza mu rugo ugasanga afite ibibazo nka miliyoni agatangira kugererwa guhondagurira mu rugo urugo rukaba rurasenyutse kandi wanze ngewe deniga urumva wiyambarira buci urumva ubunuza amani kandi ngewe nifitiye umutima mwiza noneho ukuntu iyo nanyweye agacupa wallahi mba mfite umutima mwiza cyane icyana cyanjye mba ndi no kukibona wallahi nkahita mbona ni diyama nifitiye uzike mba ndi kugiha ntago nge nose nge nywa fanta mwana abagabo banywa fanta nibo bataha karemani bakajya kureba ukuntu wallahi mu rugo biri gushya wallahi twe ko tugera mu rugo byahiye bagatangira guserera n'abagore ngo birashiriye niko bigenda urumva urajya kujajinga ibikombe by'isukari isukari ko ari y'abadamu n'igikoma mani ibyo ngibyo bibaho urumva ubundi se ubwo unywa fanta wahereza he mu gihe madamu atetse ariko iyo unywa icupa mani uraheza urumva ukaba y'amasaha n'icyo uri guheza kugira ngo uze kugera mu kavumo n'icyo abana bamaze no gusinzira muvugane mu gitondo bagiye skuru urumva buriya n'agasembuye kaba gakenewemo gake cyane gake kari mu wayene katabangamira abaturage n'iki cyangwa n'abaneighbor bawe like ariko nta mpamvu oya nari biwana rega reka mubwira akabyeri ni neza oya n'akabyeri ni fresh man njye mbibona nk'iyo nanyweye nk'utuntu nka tubiri nk'uduhenikeni nka tubiri aho ngaho ibana umugore wanjye mufata neza tukaganira fresh ibintu nk'ibyo ariko iyo ndi muzima nta kantu natayemo ndi soba man nyine n'amafaranga mba nyafite pe nanayabonye ariko nshaka ibyishimo nkabibura bro buri muntu wese rero abazi yaho ibyishimo bye biva ngemera neza nta bindi bintu bihambaye njya nkoresha mu gacupa nkoresha ibintu byemewe nta mpamvu nta kibazo mfite jealous nimereye neza kabisa nimereye neza ntago life yanjye ishingiye kuri showbiz Rocky nareba iki kiganiro azamenye ko igikwe burya nacyo hari igihe kiba ngombwa oya ntago ibyo ngibyo ni ibintu ntacyemera kutacyemera kwi wasanga nta na chance yanabona mani kubereka umuntu afite fame ntago bivuze ngo nawe byamuhira gutyo gusa wasanga afite n'imiziro mani urumva rero bagafata imiziro yabo bari bagerega abantu bose nuko ari hose anyumve rwose ndabiza azanambugiriza induru ariko ngiye n'ubundi ja bwana ntago ibyo byanga si ishumi yawe se abagiti bose ni ishumi ariko mwana amashumi y'i Kigali ntago yazi ishumi yanjye ni kuri kabiri ni ya kabiri baje Jizo none se wallahi mbwira bizima rero ewana cyaze kabisa nese ubu ntabwo turi bujyane kwa madamu wada ukabanza ukanywamo n'agafanta aho ewana ni lazima bari reka nze muhamagare madamu mubwire kabisa banagukorera akantu kakanye byaciyemo bro nari binanzara kabisa nanzara mameni nanzara ntago ari bimwe bya kera ngo ugiye gukorana n'umuntu ikiganiro ngo muvugirize induru ngo negera ubukaske ngo byagera femba yarashize imana itangira henshi kabisa kantu none se bro nje nibyo mba nkubwira nta kintu wazumbwira na Kenny Solo ntago ngiye wazumbwira ngo ni ibyadanje kubera ko nawe namwambitse ari Imba Voice Imana ataraba Kenny none se ubu Kenny ko yabaye Kenny niwe wari uzi kuririmba muri Imba Voice kurusha bari abakoboyi ahubwo ni ya chance ya Nyagasani ya bless you niba Imana yari yaravuze ngo Kenny ni uzaka muri aba bapeti ni uri kwitara ni ugomba no kwaka ariko no kurundi urande Kenny si n'umwana mubi urumva buri Imana ntago iginyuranye ibintu bro urumva Kenny ni wa mupeti uba ufite umutima nyine ni wa mupeti ubona ko mani ibintu Imana yamukoreye yarananabikwiriye bro tujye tubwizanya ukuri urumva umuntu wese
utakirengagiza umuntu azi urumva wenda tubigarutseho ari nk'umupeti wanjye bamwita Mitsutsu urumva ni umupeti wo muri Hudu tuba twarakuranye n'iki muri no Miss narabibonye afite fame n'iki public yamaze kumumenya n'iki urumva ariko wenda kuri style yo ku muhanda cyane nago nanone yabibasha cyane urumva hari ukuntu umuntu nyine aba agira hiti ariko ukibaze se ko tubizi ko mu Rwanda wenda duhereye nko muri za 2006 2007 ko baniga tubazi n'iki bagiye barye ayo mafoto n'iki abanyarwanda bakamenya n'iki imyitwarire ni iyihe byagenze guturumva umuntu ashobora kugira fame ariko ntiwikirengagiza abantu bawe man sibyo se urumva niba wowe ubaye Mitsutsu uri kunyunya ku mufungo kuko Imana irabigukorera ariko tekereza ko na Kidama mwabanye bro utekereze man uvuge ati ki nawe nanamujyaho n'iki niyo yama nizo jeans ebyiri man nawe akanyunya ku mufungo bro none se nyuma hiti irangiye man ngiye duye remix ko twebwe duhora ku itara ritarangira man ntago bizi urumva itara ryanyu ntirishira ntago rijya rishira bro hiti yose waba ufite man ngiye turahura ugasanga abakobo 10 muri kumwe man 6 muri bo ngiye baranze ugahita wibaza niga de niga ko atari n'iki cyane n'iki wowe bibaza ibyo bintu hari ibintu twabanje gukora kugira ngo tube twicaye hano bro sibyo niyo mpamvu nkubwira ngo na wowe niba ugize chance uyitwayemo gute ko tubizi ko umunyarwanda wallahi utamufera n'igihe kinini hari n'ukuntu umunyaro umufera urumva zikanaguhira ariko wallahi ntago bijya bigera igihe kinini ntago bitinda ntago bizi bisaba ko abarimo gahunda nzima abarimo gahunda nzima rero biba bisaba ngo wenda Peti ni n'umuntu wanjye ntaniri birye nawe ariko nyine tuba tugomba kubiganira ariko buri bugatambitsemo oya mba ngatambitsemo none se nka Peti ko tuba wallahi tuziranye wallahi ko nge mba munzi nzari murya man urumva tuziranye yariye tuziranye atanariye urumva shumi yanjye sinishyari mba mufitiye ariko se niba nka Peti batatekereza avuge ati reka mfate n'iryo sambare ndishyire ki nawe nkubite n'ubuzigo kandi abizi ko ndi designer mukuru none se ubwo urumva wallahi hataba harimo akantu bivuze ngo yaranyonye wallahi ahita yirya none se ubwo mana abapeti baririye byatari abapeti baririye none se kankubaza umusa kuba uturanye na Mitsutsu ni itegeko ko niba abaye umusitari muhita muguma none se abaye umusitari ngiye ibyo wazubinkangisha akazungu Emmanuel yankangaho kwandamaje wallahi kabari kuri wa mikibungo mwana ariko ubwo wabambwira ibikishimi yanjye ko nawe yakubwira ati waba wakini ku muhanda w'umukara ngiye ko muzi none niba ugira ngo wallahi no kugira ngo mwifotorezeho urumva nimubona no zamwaka indangamuntu irebe ko yatitwa Kazungu Emmanuel nge ntago ari Mitsutsu ubundi se Mitsutsu se ni ibiki nyine ni Mitsutsu kubera ko n'iki ariko ni Kazungu Emmanuel nge mwita Kazungu umuhungu wa Ndamagesha asa ubu ntago muzi ndamuzi ariko mba mbona Peti nawe yariyorobetse wallahi arakabya wallahi ese Peti akakanyageze ku rwego rwo kubona ki wallahi kumva yanyiryaho ngise ko najya mva umuhanda wallahi kubizi ko remix ndakugarukira twe ntago tumenye ntago tuzamuka cyane nitunanamanuka mwana ubu wabambwira ibi byanyabyo n'umuntu muziranye ese ubwo urumva bitangaje mwana Kazungu Mitsutsu Emmanuel wallahi ese ubu koko uriya ni Kazungu Emmanuel none se yakwiriyeho none kugira ngo wemere ko ngiye Kazungu wallahi biriya bintu yigira usibye ko umuntu aba nanaheza wenda umuntu aba amaze kuba kapotana bijyamo cyane kuko nge showbiz urabizi nyibonekamo gake urumva none na ziriya boro za Shariro ni ese Kazungu dukorera mu biryogo ku isoko urabyibuka yatwaraga abanyakso ari umuboda waba ari umumotari atwara moto yego nibyo se atwara moto urabyibuka ko yatwaraga moto ngewe ndibuka mukorera ku isoko none icyo gihe rero Kazungu Emmanuel urumva Mitsutsu nyine w'iki gihe yakoreraga yatwaraga abanyakso yari umumotari w'abanyakso urumva ebana Peti rero naje kuva i Bugande numva ngo niwe mukomedi ngurenze i Kigali kuko munanabona nanjye ajya nsetsa sometimes niki nkanaseka ari neje mundi harakaboro ke nari ndi kureba ari kumwe na Nsabi urumva bameze nk'abari mu bitaro kwa muganga nabonye post ye nyine hano kuri telefone ariko urumva Peti nta n'ikibazo ahubwo Peti nawe mbona yarabigize ubukwe cyane ariko se ubwo aka kanya wahita wibagirwa Kidama wallahi ko no mu mwaka w'9 kabiri twarabimuritse baba none se Kazungu Emmanuel wawe Emmanuel nta kibazo cyariko Emmanuel nawe yaririye arakabye se Emmanuel koko nta nubwo yaramamagara ambwira iti kimeze n'umushiti wawe ku cyaro ni umushiti wanjye wo kwifishi impanuka Kazungu ariko bari n'abana urumva n'iki ngende mukuru wabo wenda grand frère we bita Stani mukuru we witwa Stani wenda niwe twari Revo tu kuko ni Stani ni Kazungu Emmanuel ni Kavamahanga
ibyo bintu none kubitinda ariko peti wanjye Jarasi ni mu cyane zabwete kidamanuka azajya ubwenge ahantu nzafatishiriza miso tuzamubaza nti kuki umutwe kiwamwiriyeho oya ariko nta nubwo biba ari na ngombwa kunyiryo peti aba yirengagije ibintu byinshi cyane erega no kumve ko wakanyata mani ngo ujye none se ni gute umbwira wowe ngo uri Kazungu Emmanuel urumva ukamara icyumweru wallahi uzi ko Kid amara i Kigali mutaravugana kandi ubizi ko ari we master plan bro urumva kuko ngereka nkubwiza ukuri ntabwo urumva na Kazungu Emmanuel urwego ariho urumva ntabwo ntibimbabaje kuko buri muntu wese inyenyeri yigira uko yaka njyewe nda n'inyenyeri yanjye si showbiz urumva kandi arabizi n'impamvu atari showbiz n'ubundi njyewe ndi kapo ku giti cyanjye urumva nawe ni kapo ku giti cye muri showbiz yaranakanyase ariko nanone nawe muri showbiz ntuba muri fashion tuba muri fashion ariko urumva bari abapeti biyo babonye byarariye bagira ngo nibo bonyine mwana ariko uzi ukuntu byiye birandura shumi yanjye none uzi iyo bikwibiranduriyeho ariko iyo muhuye ntaribi nyine muracirira ni peti wanjye nta niribi ariko ubwo ngubwo ni iki nta n'ibyadanje peti niba waramanyuye manyurirana niga wawe kuko ejo wallahi nubizi se hano ntago bijya bitinda oya ntibitinda niyo mpamvu twigumira muri Muhayen ugahura na kapo niba mugiye kunywa ahantu nka muri Kaizen akakubona kuri swag ufite look niki yabona uri ntago dushaka n'ibintu byinshi cyane ubundi subizi ariko Petit Frere Mitsutsu ni peti wanjye hameze na neza ari muri systeme neza ariko nawe duhenda bimubwira amubwira ni Mitsutsu ibi bintu uri kubona suko ari wowe uyoka cyane ahubwo ntuzihenure kuba koboy nge nkubwiza ukuri kubera ko iyo wihenuye kuba koboy bro inyuma yawo ntuzasaba wowe wimi oya nikose kandi urabizi jizo nge nta shyari ngira ndayoka kabisa nta shyari ngira buriya Skytu si umwana mubi buriya Skytu yagize fame arahitinga muri lockdown wabagaye papa wanjye ebana irya hit ko buriya mupeti nawe ari mu bapeti bagize amahirwe yo kurya ebana yatinzeho nawe urumva koko buriya n'ubu urumva ni iki ariko Skype ikintu cyagiye kibufasha na street arayizi arisanyura square ariko ikintu namukundiye peti wallahi yaramfataga nago yigeza nyibeta kuva ariko abameka fashion ruguriri ya he hose peti yarambwiraga ki uri hese mane ntago dukeneye ibintu byinshi deja nge ndi boss ku giti cyanjye nta n'ikintu ntariha n'imihanda ndayizi n'abakapo ndabazi rero wowe hiti waba ufite ntabwo ushobora kuza ngo nkange uri boss wise waba boss utabasha no kugura ipantaro ya $50 ntabwo bishoboka mana ubu ukiri mu AN mu Kigande niwe wakubwira ngo ukiya mwana urakishakisha bro rero hari ukuntu ubona none wowe ukiri kwishakishamo gake biciyemo gake ugahita ugira ngo wagezeyo kavyimba uhita umubaza ngo wagezeyo iyo ugarutse rero papa ibintu urira nabyo hano kuri uyu muhanda bahita umusazi numva hari abapeti b'abana beza batajya birengagiza abantu ba papa cyangwe bande papa cyangwa niba abapeti baba bashobora kugera ku kazi k'umugore wanjye bakiyongoza bakaza banyaksobande tukinywera ka gafanta aho ngaho nkwa gacupa kakanywa kwa baby kandi si n'ibyadanje ariko ukabona ko nyine peti nta bwirasi yashyizemo cyane nta satani ntago ntukirate ku bantu baguhaye fame umwana none se udafite umufana n'ubundi umufana niwe ukugize uriwe umaze kuba uriwe utangiye kwirya ku mufana aho ngaho rero Imana nayo Theo yarabivuze ko bititababarira wallahi uzi iyo wihenuye ibintu bikubaho mama we zikumiraho isi nayo ukuntu imeze ni hejuru no hasi ntabwo kugenda mbere ariko kugera papa none se ubu ngubu ntabwo ubizi se wallahi naho ubundi Jarasi nta kibazo njye mfite wallahi meze fresh kabisa abana abakunzi banjye ndahari ki mu minsi izaza mbafitiye na invitation nibigenda neza nkuko mbishaka kabisa nago uyu mwaka uratangira mfite gahunda y'abana yo kubereka icyana noneho cyanjye wallahi kinga koneseri wallahi nafashe umwanzuro cyana ni cya kera niyo kuva kera rabizi ni karaze za yuji za Kampala za hose igihugu cyose ndakizi ariko wallahi remix naragarutse remix ngomba icyana cyanjye nicyo ngomba kwicakirira wallahi n'ubundi tukibera na Jacques na Rosa so bizi baba Jarasi reka ngubuke rero ndabona nanjye bari kumamagara mbere yo kumubuka rero reka mbwira abantu badukurikiye bajye kugura indabo kwa Iraguha Flowers bajye kugura indabo kabisa ari umuntu ufite indabo nziza yaba indabo zo gukoresha mu birori no mu biriyo ushobora kumuhamagara kuri 07 9 18 50 6332
ubundi ukabona indabo zikakugeraho aho waba uherereye hose, waba uri hanze waba uri mu Rwanda arabigufashamo nta kabuza. Key the Bible. Let's go. Reka tugende numva Kaizen umuziki utangiye hagiye gushya. Hoya hano hose ko hahora hashya wallahi kano kaboro kariyubashye cyane no Kaizen iriyubashye fo. Hano haboro hariyubashye cyane kabisa ni fresh hariyubashye byatari. Hariyubashye kweli. Shakiye reka nkureke rero ubwo ngubwo nzagaruka kongera kukureba. Ari bi bro. Ndakako kayimvita hari n'igihe niwemera uzatwereka baby mama uzamutwereka kuri kamera. Shayi bana rimwe nzana mu murika wallahi none se n'ubundi ukundanye na Deniga wallahi ko n'ubundi ubugomba no kujya no kwishisha wallahi ugomba no kucyerekana abantu bakagira bakabyemera bakabanza bakabona bums bakabona bums wallahi nanjye nagijisho ryanjye ryareba nabi nubizi cyazi ibaze wallahi guhitamo kwa Kidama subize ko biba bigoye ariko ibaza nkubwira ko nahisemo papa ubwo nawe tutekereza iyo foto respect niya foto muhura waba udafite umutima wihangana ugahita urwara toromo ntubizi nubwibone shareka ngo uhubuke musirikare wawe mubuka kabisa